ariko none igitangaza ngo ese wigeze ugira ex mbese ex ni umuntu muba mwarakunda expired kera wamututsega yarago namutuse sikyo bisobanuye okay muzukuri kino kibazo kiragoye imbere ya kamera ariko nyine nta birenze umuhungu wese akubwiye ko utagira kuvuga ngo umuhungu wese wivuge ku giti cyawe twumvikane nyine umugabo wese akubwiye ko yamyaza agahura n'umukobwa bwa mbere gusa agahita amushima atarigeze agira abandi yoba abeshe wasanga yavugishije okay reka nge nivuge rero nge ku giti canje muzukuri naramugize ariko w'igihe gitoya jewe naringira character abantu benshi bakabaye ari na benshi ahubwo bakabaye ari aba ex benshi nagize aba ex mwandike muri comments ababaye bose bazandike ko si bake ariko ico mbivugira nuko benshi tuvuze ngo ex uza bose wari umuntu mwicaye mugakundana igihe runaka bikaza gusambuka ahubwo biraje kugwa ko wenda nza gusanga ari ntanawe kubera ko ibintu babaye benshi none ntawe impanda bisobanura nukuvuga ngo njewe nashwanye n'abakobwa bagera mu 10 tugashwana tutarabonana tukavugana kuri telefone muzi ariko twaje kugera igihe cyo gupanga kuzicarana ico gihe kikagera kera twashwanye Okay, tubahaye ikaze abakunzi bacu abadukurikirana umunsi ku wundi kuri Fast Service Podcast. Ushobora kuba uri nimugoroba, uri muri Afrika cyangwa uri hanze yayo, aho waba uri hose, kandi niba n'ubwa mbere wabonye n'ikiganiro nabyo ni byiza tuguhaye ikaze aho waba uri hose, uburyo bwose ikiganiro kizakugeraho umeze, waba uri mu kazi, iconze cyo gusa nkubwira nuko ari ikiganiro ciza kandi kizakugirira umumaro. Ndakwegereje mu kiganiro. Murakoze cyane. Ese ni ikiganiro noneho tugiye gukora? Ni interview. Okay, ni ubwoko bw'ikiganiro. Abakunzi bacu ba Fast Service Podcast badukunda. Hari ibintu bibiri bifuje kumenya kuri twebwe ariko kandi tugenda dukura hariya mu comment. Ariko hari kimwe tutarabaha ikindi tuzakibaha. Bimwe twabinyujije mu bibazo twagiye tubona hariya. Muri ibyo bibazo rero bifuje kumenya bikeya tugiye kubibagezaho mu minota mikeya. Ndatekereza ko bitari ikiganiro kirekire ariko nyine ni byiza kumva nubwo tuzatutanga ibiganiro ariko ni byiza no kumva feedback z'abantu badukurikirana umunsi ku wundi. So we wa muntu we wanditse comment n'abandi mwese twabahaye agaciro ko tugiye gukora ikiganiro kibareba kijanye n'ubusabe bwanyu. Ngo hayi kaze rero. Ni karibu ndumva mfite ubwoba. Ufite ubwoba? Ibibazo byavuye. Bino bibazo gahunda yo gusubiza ibibazo ko tutabimenyereye. Turabisubiza kubera impamvu z'abafana bacu. Hari imbere yacu tubafite ibibazo bikubiyemo nyine bimwe mu bintu abantu bifuje kugenda batumenyaho. Kandi muzukuri bifurije kutumenya nyine kandi turi abantu basanzwe. Dufite ibibazo hano ndatekereza ko ari reka ndebe ni ibibazo birindwi. Yego, ibibazo 7 tugiye kwibaza mu minota mikeya niturangiza tunabisubiza. Turasubiza yego cyangwa oya? Oya ntabwo ari yego cyangwa oya. Ni ukuvuga ngo amabwiriza uratora ikibazo nurangiza ugisubize. Niwumva ari ikibazo wifuza ko nyine nanje nogira ico nkivugaho kuco watoye ni sawa, ariko kandi ubonye ko ari ngombwa ko wagisubiza tukanakomeza nta kibazo. Ibibazo 7 rero. Ikibazo ca mbere fata ikibazo aho ngaho numara ucisubize. Nubona ko ari ngombwa ko nkwishura, mugani w'abarundi ngo kwishura ndakwishura ariko
Nana kabazo kandi n'aba bafana urabazi taco baza batinya kubaza bazama babaza ibintu zose muri black and white turashize ibo ntangorane. okay ngino kibazo ca mbere kico ndana kugisubiza wenyine kiravuga ngo oya kandi ariwe wagifashe niba ugomba kugisubiza. No, I ask you icyo nsomye ni wowe ugisubiza. No ndatora ikindi dore ukuntu umukino ntabwo utora ikindi icyo wafashe nicyo usubiza. Umukino ukuntu uteye ni gutya icyo ufashe uragisubiza narangiza ukagira washaka ko hari icyo nongeraho ukaki turashize ubwo nubwo wakera bwari butumye wica amabwiriza y'umukino. Ikibazo mfitana kirabaza ngo ese partner wawe ubwo ntegeza ko nse partner kubera ko nyine tutari tuzi ko gifatwa n'umugabo cyangwa n'umugore niyo type wifuzaga we n'umuntu wagiraga mu mutwe wawe. Okay ko duhereye kure uko nyine ikiganiro kera kirazamutse mbese tugisobanuye neza umuntu wawe wo mubana niwe mbese nk'uko turi kumwe ngiye gihe nari ndimo gushaka mbese mu bantu naringira oya baranti bumvisha harimo akantu ka Kongereza. Ese partner wawe ahuye na type nk'utuntu twa type na partner hari gihe abantu bataza batwumva bya bintu bajye bagenderaho niwe wifuzaga niwe umuntu ufite niwe muntu w'inzozi zawe. Karibu mada. So rero dore kuntu kino kibazo ndi bigisubiza no kuvuga ngo njyewe ntago hari ukuntu njye numvana ngo bagira ngo liste ngo ashaka ngo umuntu ngo umeze gutya mu by'ukuri iyo liste ntayo nagiraga singiye kubabesha ako none we wari uteye gute none ntayo nagiraga rwose ariko hari ibintu nyine bimwe wenda sinzi bitewe n'aho uba bitewe n'uburyo wakuzemo hari ibintu nyine bimwe bumva utagomba gucompromisingaho. Hari ukuntu ngo ndibishyira abandi bantu muri iyi mix hari ukuntu nyine abantu bagaza bicara mu gacamba nk'isura y'umuntu utagaragara kandi nyine ari abantu bawe ba hafi noneho rero ntuvuge ngo urabigambire ngo bizagenda gute ariko nyine numvaga umuntu tuzabana agomba kuzaba ari umuntu nyine mwiza ku isura mbona nkavuga ati no muntu ni mwiza kandi nyine mbona ntaho wibeshe nimba izubwiza ndabona ntaho wibeshe ya icyo cyarabaye kabisa Imana yaragiye irantorera imu mugabo mwiza ku isura. Ikindi ugisubize neza abantu batagira ngo wababeshe nagomba besha pe nagomba besha. Ikindi numvaga kubera ko nyine nari igikara n'ubundi ndacari cyo ndabinzobe numvaga nyine ntashaka umuntu w'igikara cyane nkanjye numvaga nshaka umuntu w'inzobe mo gake. Hari ukuntu nabwo twajyaga tuvuga kera twavuga ngo abahungu b'inzobe cyane ngo naga ari beza ariko nyine nkumva nshaka umuhungu nyine utafite Imana wasenze ni igitangaza yabigenda ikora ibintu byose wayisaza ese kuri muri iyo manota. So rero nabyo nyine Imana yamaye umuntu utari igikara igisa nanjye. So ibindi byo wenda ntekereza ko ari bya bindi ugenda wifuza ukavuga ngo ndashaka Imana izamfashe nk'umugabo w'umukristo kubera ko nyine wakuriye mu muryango w'abakristo ubona ababyeyi bawe ari abakristo abantu bose ushaka umugabo uzankunda. Ibyo byo ntago ni ibyo umuntu wifuza mu muntu ariko bitagaragara inyuma ariko kubigaragara inyuma ntababeshye numvaga nshaka bitewe na standard zanjye z'ubwiza uko mbona umuntu ari mwiza numvaga nyine hari ibintu bimwe ntagomba gucompromisingaho kandi nyine mbese ngo standard zawe z'ubwiza subwo ushatse kuvuga iki muganga nyine byo nakonsideringa ko ari byiza. So rero Imana yamaye umugabo mwiza ku isura mu mugabo utari igikara ndagira ngo iconje ntaco wifuza ko nkivugaho yego ko Mana uragisubiza kandi urakivimuza ari wowe wasize umuziki era cyose ntiwakivuze. Okay kuri iki ngiki ndumva amaze kubivuga nko kuri channel zibiri cyangwa imwe oya nutubeshye ni ukuri narabivuze kuri Afri Media live mu mezi nk'abiri ashize. Jewe ukuntu zagenze jewe
nashakaga umukobwa w'inzobe cyane, umukobwa w'inzobe yandisa n'abazungu, ariko izo umuntu atekereza iyo bigeze igihe cyo gushaka, aho ni hari imbere yo kuko nanagira n'igitekerezo cyo gushaka, kwa kundi umuntu agira ivyo biriya twita kwibwira, icitwa kwibwira c'umuntu, niko nagaza ntekereza umugore w'inzobe muremure bene uko nguko ibintu nk'ibyo ngibyo imbuto wawundi tuvuga bazabita ngo uzozana imbuto ariko nyine muzari biri imbere cyane inzobe n'uburebure ndumva byari bifite nk'umwanya wa mbere, ariko igihe ntangiye ahubwo noneho kugera igihe cyo noneho ngize gahunda yo gutangira gushaka umuntu, ibintu zose byamanama numva ko byika hasi. Nareba umuntu w'inzobe nkabona ni inzobe koko yabaye inzobe, ariko kandi ko ndabona ukuntu ayavuga nkabona karihutisha amagambo cyane, kavuga ngo uyu nguyu ntizokunda ntizovaho nubwo yari afite inzobe, uyu nguyu inzobe yiwe biranze, nkaja ku wundi nkareba ngenda ndeba, kandi ubwo ni wa muntu ureba utaranamuvugisha mbere yuko umwaprocinga ukamureba uyu muntu inzobe arayujuje uburebure arabwujuje, ariko yavuga kumva ikintu kimuvuyemo hari ukuntu bitagenze neza ukamurekera gutyo. Rero nyuma nibwo naje gusanga nyine ibyo kugenderaho birashobora kuzantwara umwanya, ndavuga ngo ibintu reka mbe mbiretse, noneho ngiye gusa mbona umuntu tuzahuza imitekerereze, mbona nkamushima ku isura, narangiza nkanashima n'uburyo atekerezamo. Nibwo buryo twahuye n'uyu mama mwiza mubona twicaranye hano. None se ibyo narisobanura ntabwo nemera ko dusigaye oya kubisobanura se hari icyo ntasobanuye. Hanyuma yo gusanga ntari inzobe waje gusanga iyi kara arico ciza kurusha inzobe, kandi nkubwira ko waje gushima ubwiza bwo wari wabonye, kandi nkubwira ko gucanganyikirwa kumaze kubaho byashatse kuntinza mu nzira. Noneho bintindije nkuraho icitwa kriteriya yose ihari, ahubwo nsetinga izindi zibiri zisha, imwe ivuga yuko umuntu ngomba kuba namushimye ku isura titaye ko yaba ari inzobe cyangwa ari igikara, icya kabiri agomba kuba nashimye uburyo atekerezamo. Nibwo twahuye iyi gasi love story yenda ngo ndabivimuzi, ariko mu by'ukuri niko twahuye, ndagushima ndakuzana none dore turicaranye. Icyo kora nanjye ari ikintu nari nibagiwe hano kuri bya bindi nyine umuntu aba agenda atekereza kuri physical, numvaga ntashaka umugabo nsumba. Ubundi niko byagenze urumva se ni ukuri pe simbabeshye, numvaga hari uko sinzi nyine izo standard umuntu warazishyizeho, ariko nyine hari ukuntu we ushaka umugabo muremure. So rero umugabo wanjye aransumba ariko ntabwo ari cyane, urumva n'undi ariko nyine urumva icyiza nuko ntamusumba. urumva hafukiyeho gato gusa nyine ngo ibintu byangirike, ariko nyine so icyo kirarangiye. Sawa, ikindi mfite hano kiravuga ngo wakijijwe ryari byagenze gute. Nako none igitanga ngo nakijijwe ryari ngo byagenze gute. Yeme kino kibazo kiragoye kandi uburyo kigoyemo, ariko reka mbibabwire, ni ukuvuga ngo bene uku nguku tuba turi mu ikanisa higeze kubigiye kimwe muri 2018 ndi Kimisagara, noneho haza umupasiteri wari uvuye hano muri Kenya, ubu ngubu aba Eldoret, ubu ngubu noneho arigisha nicayemo, nicagiye abana bamaze igihe gito basa n'abavuye mu bya Sunday school batangiye kuza batendinga amateraniro y'abantu bakuru. Ariko twebwe Sunday school zacu zabagamo ibice, n'ubundi n'abantu bakuru habagamo Sunday school zirimo ibice, hatari bene buno bw'ubwana. Abantu bo kuri restoration bo bikubwira twabaga muri Sunday school turi bakuru pe. Noneho nyuma udutangiye kuza twatendinga amateraniro y'abantu bakuru, noneho haza umugabo wo muri Kenya arigisha, ngo yigishe ndamutegera, noneho ngo amare mu mutima hanzamo ikintu, se ndakijijwe kweri ko mbonye bahamagaye abantu bakizwa, kandi naje numva ntarabigiraho umuco neza, nama mpfa kugenda simbwiye kubesha, ndagenda barasenga ngo guhera none ngurakijijwe. Sawa,
haca imyaka igera muri 3 2011 aho icyo giheho ntago hari Kimisagara ndumva hari mu nce za Kimironko tujoininga twinjiye muri Voice 2009 nyuma y'umwaka umwe gusa aho ngaho noneho 2011 hari urusengero nasengeragamo icyo gihe baravuga ngo abantu bagiye kuzobatiza abantu none abantu bazobatizwa bazoze biyandikisha nabwo kandi ndongera ndabitekeza cyagihe narakijijwe cyagihe mu 2008 nari narakijijwe kweri ntabwo mbitekereza ariko noneho igihe cyo kubatiza ndavareka ngende niga umubatizo ndawiga ngo mare kwiga baratujana baratubatiza ahantu bitara Paris Nyandungu abantu bahazi niho nabatirijwe kweri nyuma yaho nabwo ko muri 2010 nyine mba muri ubwo buzima maze kubatizwa kora ibintu abantu bazakora mu ikanisa ariko nje nari mfitemo ikibazo muri ivyo bintu nubwo byitaga ko nakijwe ariko hari ibintu utari mfitiye ibisubizo biza bincanga mu buzima bwanje 2015 ejo bundi ndi hano muri Kenya nibwo navuga ko aribwo nakijijwe kuko nibwo natahuye umurimo wa Kristo mu buzima bwanje menya icyo Kristo yakoze ntangira gusubmitinga ku rukundo rwe no kumwizera no kumwiringira menya noneho ko nkijijwe by'ukuri kuko ico gihe nabaga mfite ibintu bimwe ntazambonera ibisubizo sinari nzi ngo nzogira gute nzoja mu ijuru nyuze bizogenda gute konza nibona aho ibi nzoja mu ijuru nyuze ariko wamenye urukundo rwa Kristo biroro amenya uzoca namenye inzira nzocamo that's good wewe wakijijwe ryari so njyewe nabatijwe 2013 ibintu byo kubatiza mu mazi menshi of course nyine navukiye mu muryango ukijijwe ababyeyi banjye barakijijwe nanje nari umwana mwiza cyane kugeza n'ubu ariko nyine akaba ari bya bindi nyine ntekereza ko n'abantu benshi mu by'ukuri utaragira nyine ikindi gihinduka ngo umenye ko cahindutse n'ubundi ubona nyine ukijijwe ubona nta kibazo gihari ariko igihe kabisa ntazibagirwa I think ko hari muri 2017 irimo iratangira nimba atari 2016 irangira aho gutyo hagati aho hari igiterane cabaye haza umuvugabutumwa ewana aratubwiriza aratubwiriza kandi nuko abantu bagaza bavuga ngo yana ngo batubwirije yaratubwirije atubwira nyine urukundo rw'Imana adusobanurira nyine ukuntu mbese Imana ikunda abantu yarimo aratanga urugero kuri nyine Adam na Eve bari mu ngobyi ya Edeni ukuntu nyine bari bafitanye ubusabane n'Imana igihe kiragera buratakara ukuntu baze kwisanga bambaye ubusa ariko kwimenyaho ikibi byose ukuntu Imana yabakavarinze ayo makuru kabisa numva baye mashya mu buzima bwanjye nari ndimo ndarira like umuvuga atayanje kubwiza ndimo ndarira ntabwo renze uko byagenze numva nyine muri ngi hari ikintu gihindutse numva nyine nshatse gutekereza Imana mu buryo butandukanye none ntangira kuba intentional n'uburyo nsoma mu Bibiliya n'ibyo numva n'abambwiriza so rero kuri nge ntekereza ko icyo nicyo gihe nyine navuga ko nakirijwe kuko urugendo ndimo ubu ngubu nico gihe narutangiriye tora ikindi kibazo tukomeye dore ngiye gusoma menyere gusoma muri telefone tora mana we unyorohereza ikindi kirabaza ngo turashize wifuza kubyara abana bangahe nko mana ugarwega kiguyeho turi mu nyungu nawe ndakikubaza kandi ndabizi tugisubiza kimwe cece muciteguye so dore ngiye kuntu ibintu bimeze ntarabasubiza kino kibazo iwacu ndo umukobwa umwe mfite abasaza banjye 4 ni ukuvuga ngo ahangaha ngeze kuri imyaka 7 yanjye maze kurushaka mfite abahungu 2 so rero mbere numvaga umubare w'abana nturahinduka njye nifuza wenda reka nsubize icyo ngicyo njye mba numva nyine abana b'inzozi zanjye natekereje kuva kera nkiri muto njye numva nimba mfite abana 4 nzabanyizwe kabisa nzaba nabyaye abana numva nta deni ry'abana mfite bishobora guhinduka ariko
nicyo cyifuzo cyanjye. Rero hajemo ishuri umukobwa mbonye ibyaye umuhungu bwa mbere mubyara umuhungu ya kabiri ati ibi bintu se ko mbona bitangiye ku ese nimba ari bane nimba nyine uteganya bane kera hakaba hasigaye slot zibiri kuri aho rero niba ari ikibazo haramutse hatabonetsemo abakobwa so ubu ngubu kandi yenda waramaze kera we gushiraho umubare bizogenda gute nta kibazo nase ni ngombwa ko twese tubyara abakobwa ntago muri sawa n'ubundi ushobora wifuzaga umukobwa n'ubundi ushobora ndamwifuza kandi n'Imana irabizi ariko ushobora kubyara n'icumi bakaza bose ari abahungu you know kandi ndashimira Imana cyane ko mfite abahungu banjye gusa nyine kwa ko navutse ndi umukobwa umwe mba numva nyine mfite icyo kintu cyo kwifuza ko nawe mfite umwana w'umukobwa so rero ubu ngubu uko ibintu bimeze mfite abahungu babiri mba numva no wa gatatu ariko nanjye kubeshya okay mbaye mfite garanti ko akanazaba ari umukobwa nobyara wa gatatu w'umuhungu ariko ko n'ubundi nta kinyizeza ko akanazaba ari umukobwa yanaza n'ubu ngubu nyine barumva ndamutse nyine mfashe umwanzuro wo kubyara undi mwana yaba ari umukobwa bashaka bakanaba ntago nifuza ko babiri numva baba yaba umwe yaza ari uwa gatatu cyangwa uwa kane byose ni sawa Imana izobiguhe yeah. Okay. Mwebwe iki kibazo ntago gikweba naje ngisubiza ndasubiza gute njewe rero umubare we nuvuga nushaka nuvuga ibya gender just umubare umubare nawo ubwawo sinkuzi noba nkubesha kubwiye ngo nzi umubare w'abana nzozara noba nkubesha kubera kuko iyo abantu babanye ariko uko niko nje mbitekereza iyo abantu babanye gutya muri uru rugendo nyine nk'uko tururimo turi muri famiye hariho situation mushobora kuba murimo mukumva mutiteguye kubyara ariko hariho iziza mukabona ko ari ngombwa ko mubyara ubwo rero je numva nabyara gusa igihe bibaye ngombwa ariko sinovuga ngo nashizeho abana 7 8 9 cyangwa se nashizeho 3 cyangwa 2 none se ni nko kuko nawe n'ubu nyine no kubaza kubera iki tugifite babiri kandi tugomba kugeza we kuri bane dushaka tufatire kuri bane wavuze kubera iki tutarashiraho undi kubera ko hariho situation runaka ishobora ituma tutabikora aracari muto afite angana gute ngaye duhishuka tubwira arangana gute afite umwaka n'igicu none uwo muntu ni muto uwundi yoja kuvuka afite ingana tumva ko akwije igihe ariko hari ukuntu mwumva ko ni ngombwa ko mubyara muri ico gihe ni ibintu bizanwa na situation murimo muri uwo mwanya se tugomba kubyara no subukweri kuki gisubiza ari cyo yuma buri gihe ubu ngubu nituramuka tubyaye abana bane nko kubwira ngo igihe cyo kubyara abana cyarangiye ko nta mubare wawe washyizeho ngo tumenye nimba umuntu yawe ukurikiza bizagenda bite mu muhana bazoza kudukirana kubera ko nje ntagiye batakiranure nonaho nta mubare nashizeho bizaterwa nuko bizaba bimeze muri iyo minsi kuko n'ubu gadone turakurikiza kandi nabwo suko umwana akiri muto niko ntekereza ntabwo ari akiri muto nuko nyine bitaraba ngombwa ubwo rero nukuvuga ngo biterwa na situation je niko no gisubiza cyo cya situation ndacyemera nanjye utekereza abo bane wenda hari n'igihe wenda gishobora kuzagera nkumva ari bake cyangwa ari benshi zo nkubwira se zona gutangaza durutse kuri abo bane wari washizeho kabona kene abandi bari umbwira ngo none igitangaza kirabaye ko twabuza ko abana bose bakuze turagira gute benuko sawa ico gicugo yire tugisizanga ni wewe nje akoreka ntuntorere ako menya utuzi ko ni muragira ntabwo ntuzi turi ko ndi guhura n'ibibazo okay ikintu cyagutunguye mu rugo utatekerezaga mbese cyantunguye ikintu cyabaye wenda utatekereje n'ikintu mbese ikintu te expecting agahuye naca mu rugo that's what I think iki ngiki kiroroshe nigeze kukivugaho n'ikindi gihe ariko nyine handi hatari hano nje ikintu cyantangaje mu rugo ntabwo ari ukuntungura gusa no kuntangaza cyarantangaje tugikora ubukwe twakoze ubukwe noneho tubona umwana wacu wa mbere imyaka 2 yuzuye tibwari ubushake bwanje tibwari ubushake bwiwe
ni ibintu byari byaramutse bigomba kubaho ariko nje sinari mbifitiye igisubizo. Noneho ndatangara ko umuntu ashobora kuba nyine waza mu rushako witeguye ko ugomba no guhita ubyara ntibikunde kandi nta n'igisubizo ubifitiye. Nico kimwe nk'uko mpambi bivuga kuri ubu nyine hari n'undi waba uri no muri iyo situation nawe ugitangaye kuko nanje natangaye ico gihe ko numvaga nta kigomba kubibuza. Iyo umuntu akiri umusore aza expecting ibintu bimwe nyine uguha wumva nyine nta cabitangiye. Numvaga n'ukuri nzagera mu rugo yenda agacamo nk'umwaka umwe nabaye natinze cyangwa se agacamo nk'amezi 8 tukaba turasamye tukibaruka imfura yacu, ariko siko byagenze. Nama numva ntangaye ndatangara. Nico kintu cyantangaje kandi ganti byari ubushake bwanje ngo nije wari wabikeneye. Okay, we go. Wewe ntacha gutangaje. Sawa dukomeze. Mananje iki ni cyiza, niki ukundira mu partner wawe? Icyo mukundira subwo. Okay, mukundira ibintu byinshi, ngukundira ibintu byinshi ko bana ikiganiro gifite umutwe munini kuko gizo bintu nije ugomba kubibwira. Ntabwo hayabera ikibazo. Ngukundira ibintu byinshi kubigaragara nkuko nabivuze nyine kwisura mwiza. Noneho abagabo bababwira ngo ni beza bizayiba kwisura ivyo se kuri ari gitangaza umoneka n'umugani wabinaha baruvuze ngo abagabo bizabibagwa nabi bibagora kureacting mwiza cyane. Mu bigaragara uri mwiza, byo ndabigukundira. Ikindi kandi wenda turetse ibyo ngibyo ngukundira nuko sinzi uko mbivuga ariko nyine nkunda ko uri umuntu uri open kuri possibilities zose zishobora kuza mu rugo. Nyine mbese ukomeza guha imbaraga igitekerezo cy'uko ikintu nimba kibaye cyangwa se nimba ari ahantu twisanze, of course ntago tubizi ariko reka twige tumenye bino bintu bigenda gute. So ugakomeza rero guha imbaraga uwo mwuka wo kushaka kumenya ibintu no guhindura ibintu no gukura no kwiga mu rugo. Wenda mbese ku ruhande rusange nico nabivugaho, nico kintu ngukundira cyane. N'ibindi nyine bitaye ngombwa ko tuvuga ariko nzo twari dukeneye kuvuga n'ibyo ngibyo. Okay, yeme murumva ibikuntu ico bankundira nuko namwe muzotubwire. Ufite udupapuro tungahari urimo uranyiba? Oya ntago ndimo kukwiba. Uzana turebe. Akangaka nako wari umaze gusoma nitwe twagiye usoma nagenda twara. Nemzana ko fasha. Akanako mfasha ungiye gusoma ubungu. Sawa. Okay. Sureba ko twagasoma. Ahubwo ushobora kufita agapapuro kamwe tutasoma. Ndaza kwareba. Ako none igitangaza. Ngwese wigeze ugira X? Mbese X ni umuntu muba mwarakunda. Expired. Kera wamututsega. Yarago na mutu sike bisobanuye. Okay. Muzukuri kino kibazo kiragoye imbere ya kamera ariko nyine nta birenze umuhungu wese akubwiye ko utagira kuvuga ngo umuhungu wese wivuge ku giti cyawe twumvikane. Nyine umugabo wese akubwiye ko yamyaza agahura n'umukobwa bwa mbere gusa agahita amushima atarigeze agira abandi yoba abeshe. Wasanga yavugishije ukuri. Okay, reka nge nivuge rero nge ku giti canje. Muzukuri naramugize ariko w'igihe gitoya. Jewe naringira character abantu benshi bakabaye ari na benshi ahubwo bakabaye ari aba ex benshi nagize. Aba ex mwandike muri comments. Ababaye bose bazandike ko si bake ariko ico mbivugira nuko benshi tuvuze ngo ex uza bose wari umuntu mwicaye mugakundana igihe runaka. Bikaza gusambuka. Ahubwo biraje kugwa ko wenda nza gusanga ari nta nawe
kubera ko ibintu babaye benshi none ntawe impanda bisobanura ni ukuvuga ngo njyewe nashwanye n'abakobwa bagera mu 10 tugashwana tutarabonana tukavugana kuri telefone muzi ariko twaje kugera igihe cyo gupanga kuzicarana ico gihe kikagera kera twashwanye bitewe n'ibiganiro twagiranye ico gihe kikagera kera twashwanye ariko umuntu two navuga ngo nicaye nkamubwira ngo ndagukunda noneho nyuma bikaza gupfa uwo muntu ntawe nimba hari azandike ntawe ikibazo rero abo narimvuze yenda ico koze impamvu narimvuze ngo arahari nuko hari uwo nari ntarabibwira ariko nyine twari tumaze nko gushaka kwegerana hafi ariko ntaramubwira nyine ko mukunda nuko bivuga yuko njewe nta ex nagize abantu bose bari hano baravyumvishe nagize gusaba ex kandi warabandikiraga narabandikiraga ariko urumva nti twagezega ku mwanya twicara ku meza nka kwa kundi nakwicaje ku meza ndakubwira ngo ndagukunda none tugiye kuja mu rugendo rwo gukundana uwo muntu ntawigeze abaho nimba hari azandike muri comment aya makuru mu by'ukuri nubwo ndi kwigira nkaho nyumvishe nyine ndayazi nuko rimwe mwayabajije so rero ubundi narasubiza kino kibazo byereka mbabwira nyine ino titre bajya baho umuntu ngo ni ex je ntago nyikunda kubera iki ngira ngo hari n'ikindi gerageza kubikubwira urashaka kuducenga ngo utatubwira ko wamugize uze kutubwira kubera ko mba numva ari nk'indi titre runaka afite mu buzima bwawe nk'uko nyine ufite ba anti ufite ba uncle hakaba hari undi muntu ngo nawe ngo like mba numva ari intebe y'icyubahiro nyine wahaye ni isano of course none se kuki ugomba kuzajya ufata umuntu ukagira ukamwizirikaho kandi nyine you know ngo mufitanye umubano runaka so wenda ngiye uko niko mbyumva mba numva nyine iyo ex ari expired igomba kubera mugatangira ubuzima bushya ariko butarimo burazana memories zuko mushobora kuba mwari muri relationship n'umuntu ariko rero bijyanye nuko ikibazo kibaza ex ndamufite waramugize naramugize nawe azotwandikire muri comment natanga ubuhamya oya nubwo atabutanga azavuge ngo nije wari ex kuko ntaco bitwaye sibyo ni ngombwa ntacyo oya nari ni just a joke so yeah so rero nuko nyine nuko bimeze ariko hari ikintu twagomba kwisubiza oya ntaco nimba waramugize ubwo nyine gusa nico ikibazo cyabazaga naramugize ariko nyine ntago ntukazajya dufata abantu ngo tubashyireho ngo umutwaro ngo wo kuba ex nyine icyo gihe cyarabaye cyararangiye ubu ni umuntu nk'uko tuziranye n'abandi kuko ugiye ubona umuntu ukamubona muri iyo shusho ya ex hari ntekereza ko hari n'uburyo nyine mudashobora no kuganiramo simply because kuko nimba umuntu iyo umuntu yagiye afite titre y'ikintu runaka nyine niyo umuboneramo sivyo ex nyine niba ni ibintu gabibaho turabikwepera he iki ni cyane okay kino nakirabaza kundi muntu umuhamagaro wa partner wawe nubuhe umuhamagaro sinzi nimba wenda ari ako se sivumvikana se nangiye gushaka bisobanura ariko mu buryo butari bwo okay waho niwe wega noneho babajega mugenzi wawe kuko bya specifyinze birandikaho ngo partner wawe nubuhe like I have to say ndabizi you're calling cyangwa ni wowe okay reka ngiye mvuga wanjye ubwo nawe uravuga wawe buri wese avugira mugenzi we sawa noneho umuhamagara wanje nuwo ako noneho nditangaza umuhamagaro harya ni nako twamara n'imyaka 7 utazi umuhamagara wanjye wewe uravuze ko hari igihe umuntu azabaho akora ibintu byinshi ariko ataratora ngo umuhamagaro nuwo urumva mu myaka 3 cyangwa ingahe ishize wari uhamagawe mu buririmbyi ntushatse kuvuga ko nakira umuririmbyi sigaye mbona ubikora gakeya usanga uwo muhamagaro waraje guhita uhamagarwa mu yindi ministry ariko uko mbitekereza
muri iyi minsi uhamagawe mu buryo bwo kugira inama abantu cyane cyane abubatse ingo, ariko umuhamagaro w'ahambere wo nibuka nawe wari uhamagaye mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bw'indirimbo. Noze umuhamagaro urashira? Umuhamagaro hari igihe guureka ugatora uwundi ugahamagagwa ahandi. ubwo wenda umuhamagaro wanjye ashobora kuba atabuze cyangwa uri hagati muri iyo, ariko niba nabeshe wowe itunyomoza ukanawuvuga ukavuga uwo utekereza ko noneho hari uhamagawe by'ukuri. So umuhamagaro wawe ingenzi ni umuhamagaro w'ivugabutumwa, ushobora guca mu buryo bwo kuvuga bino twita nyine kubwiriza cyangwa se kwigisha, cyangwa bigaca no mu buryo bw'indirimbo, mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ariko ni ikintu nabonye uri passionate about cyane cyane, kuko nyine ni ibintu ukora no hanze yo kuba wabikorera ku rusengero cyangwa se aho abantu babona muri teams runaka. Nyine ni ibintu ukora dushobora kuvuga ko ari mu buzima wenda bwa buri munsi naba nkabije, ariko iminsi myinshi mu cyumweru cyangwa se opportunity nyinshi ubonye ahantu aho ariho hose, nyine mba mbona ukuntu kabisa ufite uwo mutwaro wo kuganiriza abantu, ukababwira urukundo rw'Imana, ukumva nyine ushaka ko bamenya kabisa. Uwo ni umuhamagaro wanjye aho ariho hose. Ariko nimvuga ngo ariho hose aho twahura n'umuntu, arigiye muhura n'umuntu ukabona baraganiriye mu modoka, ukabona umushoferi yamugoye, ariko nyine that's how it is. Niyo mpamvu nyine mvuga ko ari njye ko ndabikonfaminga, ariko we byanje navuze ntiwabikonfaminze. Ni nkaho umuhamagaro wawe. Yeah, I feel so bad. Kubera ko ntamenye umuhamagaro, kubera ko urimo urashidikanya ku muhamagaro wanjye, none mu mwandike umubwire agenda utekerezeho the next time. Nzagenda nkubigire ngaruke nawe umenye. Iyo narinzi niyo ngibiri. Hey, this was a hot session. Ariko nyine nuko turarangije. Rero babajije ibibazo, nimuzatubaza ibindi, ibi birahagije. Muzakomentinga ibindi cyangwa muzamubaze nyine muzambaza. Hari n'abavuze ngo bakeneye love story, nuyikenera uzayibaha. Ni yanjye se cyangwa ni yacu? Oya, ni wowe CEO. Murumva iyo bigeze ku bibazo ninjye witugira, but it's okay. Mukomeze rata muduhe ibitekerezo ko mubyumva, niba imbari n'ibindi mwumva mwifuza kumenya. Icyo tutakora ntabwo twabasubiza ibyo tudashaka ko mumenya. Niba ngibi nubwo hari ibyatugoye, ariko nyine biba byavuye muri byinshi mwabajije. Icyo twumva tudashaka ko mumenya ntabwo rwose twakibabwira. Oya, cyo nyine ntacova. Rero muzabaza tuyungurure nyine turebe n'ubundi ibyongera bikaza, ariko wemerewe kubaza icyo gusa mwemerewe kubaza kabisa ibyo mushaka byose. Sawa, murebe ikiganiro, mu sharinge, mu commentinge, naho utaha. Murakoze cyane.